Guys, reka turebane ngo ni gute wakura amafaranga muri MEC, ni gute wakorera amafaranga muri MEC. Reka nkubwire yuko abaye ubwa mbere ubonye MEC, reka nkubwire ngo kwiyandikisha mu buntu, ikindi kandi gukoreramo amafaranga nabyo no buntu. Ahangaha muri MEC rero ubasha gukuramo ayawe gake gake, nta kindi kintu na gitoya bigusabye usibye gusa umwete, umuhate no kuba waza nyine ukaba wabasha gukoreramo ayawe, nta kindi kintu bigusabye. Harimo rero uburyo bugera kuri butatu, bwo gukuramo amafaranga. Reka nkubwire yuko ahangaha ari kuri Mbere, ikindi kandi aka ni kagace twahariye n'ubundi kuba twakuramo amafaranga. Dore uburyo bwa mbere burenze ubundi bwose ngiye kukubwira, kuko ubu ni bwo buryo bukenewe cyane nako bunakora cyane, uburyo bwo kwinvitinga, gutumira. Reka nkubwire yuko ahangaha baguha 0.1 MEC, kandi MEC ubu ngubu MEC imwe iri kugura amadolari 8. Ahangaha babasha kuguha 0.1 MEC iyo ubashije kuba wakwinjiza umunyamuryango umwe. Ngira ngo nk'uko bibona twe twabashije kuba twakwinjizamo batandatu, ababaye verified ni abanyamuryango batatu, ariko mu by'ukuri twabashije kwinjizamo batandatu. Umwe twagiye tumuhemberwa 0.1 MEC tukayabikuza. Ubundi buryo bwa kabiri ushobora kuba wakuramo amafaranga ahangaha no muri MEC, dore ni ugukora icyo bita check-in ya buri munsi. Ubusabwa gukora check-in ya buri munsi. Urugero nk'uyu munsi turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi. Reka dukore check-in y'uyu munsi, urebe ngo ni gute n'ubundi abasha kuba yavamo. Uraza hano haba handitsemo ijambo, bararikwereka n'ubundi nari nihuse, reka mbikore gake gake. Ukora hano hasi, aha hasi handitse check-in today, ukaba wabasha kuba wakuramo 0.3. Uraza hano abanditsemo ijambo, uryitegereza neza witonze, ukarisoma, ubundi ukaryandukura n'ubundi urisubiramo nk'uko ryari ryanditse. Tugiye gukora ahubwo ay'uyu munsi nawe wirebera. Nari mbisibye kugira ngo nkwereke iyo ubyanditse nabi yuko hano hejuru hataka. Reka nongere mbyandike neza noneho urebe, ukarahita kaka kantu n'ubundi nakubwiye gahita kaka hano hasi. Ngira ngo nk'uko ubibona n'ubundi tukimara kubyandika neza rya jambo n'ubundi rihise ryaka. Ikindi busigaje no kugira gute no gukora kuri iri jambo ryatse n'ubundi ryatse mu nyuguti mu ibara ry'ubururu, ubundi bagahita bagusaba gukora verification, ukaverifyinga nyine nk'uko babigusabye. Icyo ushyiramo no gushyiramo fingerprint yawe bikemera, ubwo ukabuverifyinze, ukaba wemewe nyine cyangwa se wemeje yuko ugiye gukora check-in y'uwo munsi, ugategereza ukarindira gakeya. Ahangaha niramuka ikunze baraguha 0.003. ngira ngo urabibona bibaye success, ngira ngo urabibona bibaye success check-in y'uyu munsi. Ahangaha irakunze, ahangaha babashe kuguha 0.003. Ibi ngibi reka tubikubere turebe ngo bihwanye nangahe mu manyarwanda, bitewe nuko 1 MEC iri ku madolari 8 ugereranyije 0.003. Ahangaha ni amafaranga 740. Ayangana amafaranga 740. Iyi ngiyi check-in. Ubu rero bukaba bwari uburyo bwa kabiri nari maze kukwereka. Reka tunyarukire ku buryo bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu rero ni staking. Ahangaha twinjiye ni muri staking. Reka ngerageze kuba nakwereka ahantu ndi kugenda nkora, kuko ushobora kuba utahabonye. Ahantu hambere dore nahangaha twakoze kuri invitation. Ahantu ha kabiri tumaze gukora nahangaha kuri check-in. Ahantu ha gatatu rero nahangaha handitse staking. Ngira ngo urahabonye, utaza kuvuga ngo nagiye nkoraho nakweretse ngo nago wamenye ibyo ari byo, ariko naho ngaho nyine urahabonye. Ubwo rero reka tube twabasha gukora ahangaha n'ubundi hakangahe ha gatatu, tujye mu buryo bwa gatatu ari nayo staking. Staking rero ikora gute? Ahangaha niyo ufite amafaranga yawe ushaka kujya ubona umusaruro mwinshi, kuko ayangaya ngiye kukwereka aba n'ubundi ari mu mazero. No kuvuga ngo ejo twaherukaga hano gukuraho staking yacu, baguhaye 1 MEC y'ubuntu ukajya uyisarura gake gake. Ubwo 1 MEC nk'uko nabikubwiye ivunura amadolari 8. Ubwo no kuvuga ngo mu madolari 8 uyu munsi wa none uramutse uyavunje mu manyarwanda ni 12,000. Reka nkubwire yuko rero ahangaha iyo uje ugasanga handitse iyi mibare, nayo reka nyikwereke. No kuvuga ngo check-in nako staking uba wemerewe ku munsi ni iyi ngiyi, ni iyi mibare uri kureba. Iva hehe? Iva kuri iyi 1 MEC baguha ukimara kwiyandikisha. Reka turebe rero ngo iyo ugiye gukora staking ubigenza gute. Uza hano hejuru handitse go to staking, ariko njyewe ntabwo nigeze staking, ndacyasarura 1 MEC bamaye. Ubwo nibishaka nabyo nzabikora kugira ngo hano nge nsanga haje amafaranga menshi cyangwa se MEC nyinshi. Uburyo bikorwamo rero nubuhe? Uburyo ukora usarura staking nubuhe? Uraza n'ubundi ugakora hano hasi. Aha hasi ngiye kuba nakwereka ahangaha, uraza ugakora hano nerekeje agafresh, uraza ugakoraho. Reka mbikwereke, iyo ukozeho gutya bahita bakuzana ahangaha.
uhita ukora kuri iri jambo rya claim, naryo reka ndikwereke. Iri jambo ry'ubururu riri hano hasi, dore ngiri, uhita urikoraho. Reka turikoreho turebe, barahita baduha nyine aya ngaya ari hano hejuru, arahita nayo ajya kuri balance yacu. Hari abantu batazi bazi ukuntu bakora amafaranga muri mipasi cyangwa se akorera amafaranga bakorera MEC. Dore nguko rero nuko nguko ubikora, ugahita ukonfaminga withdraw. Ukimara gukonfaminga withdraw, bahita bagusana n'ubundi kuverifyinga ukoresheje fingerprint, kubera yuko n'ubundi niyo uri kwiyandikisha ahangaha usabwa gushyiramo fingerprint. Ngira ngo urabibona yuko staking reward claimed byabaye ubu ngubu, nukuvuga ngo bayadushyiriye kuri balance. Reka dutegereze gatoya n'ubundi na hano muri screen babitwemerere, ariko hejuru twari tumaze kwakira notification ivuga yuko byakunze. Ngira ngo nkuko ubibona byabaye. Staking y'uyu munsi ngiyi irabaye, ayo maze kukuramo ngira ngo urayabona ahangaha. Guys, naga ari ubwa mbere ngira ngo uri kubibona. Izi ngizi ndi kugenda nsikororinga ni staking nagiye nsarura, dore yuko nagiye nkuramo n'amagift, icyo twakwita nka cross chain yagize ziba zagiye ziba gift n'ubundi ukazisarura, iyo wakwita flexible term. Iyi ngiyi nabyo ni reward cyangwa se bonus bagenda baguha nyine mu buryo utazi ikizima, no kubona wowe balance yawe izamuka. Ubu ni uburyo butatu rero ngira ngo ndabukweretse, nta bundi buryo bwa kane twari twabonamo hano tubona, tuzababwira. Usibye ko hajya habonekamo gift, ariko ntabwo twahita uburyo bwa kane kuko ntago iharanirwa. Uburyo buharanirwa cyane ni ubu ngubu cyane, ariko akantu ko gutumira ahangaha karakonta cyane. Reka nkwereke ngo uyu munsi balance dufite ahangaha, bitewe nuko twaherukaga kubikuza, ngira ngo balance murabibona ko dufiteho 0.074. Aya ngaya rero niyo dufiteho aje mu byumweru bibiri, kubera yuko tutakoze cyane. Dore ngaha uburyo cyagiye azamo, ntago twakoze cyane ibigaragara, kuko ahangaha byibura ubundi ukwezi wakabaye ufite nka MEC 5 byibura, ukaba wabasha gukuramo amadolari arenga 10. Wakoze neza nyine, wakoze apana kwicara. Wowe niba ufite umwanya ukaba ufite umuhati, uraza kujya hasi aho ngaho muri comment urasangamo link wiyandikisha. Nta kindi bisaba irangamuntu, bigasaba kuba wabonye link nyine, bikanasaba referral code, nayo ndayibashyiriraho aho hasi. Ikindi hari icyo utasobanukiwe, watwandikira iyo nimero iri kuri WhatsApp, watwandikira tukagusobanurira. Guys, mwibutse yuko ahangaha nta gishoro na gitoya bisaba, nta gishoro na gitoya bisaba. Ahangaha ni for free, nta kintu bigusaba. Mu byo nakoze ngira ngo abonye ko n'ahantu nakweretse ko dusabwa kwinvestinga cyangwa se dusabwa kugira icyo dushora. Iyi ni business idasaba igishoro na gitoya, iyi ni business idasaba gushora, ariko mu by'ukuri ufite umuhati, ufite no gukora, ukaba wabasha kugenda uyegeranya gake gake mpaka agwiriye. Ntabwo bisaba rero igihe kinini. Ubutaha video kugira ngo itaza kurambirana, nzabereka uburyo ki uyakura hano uyashyira kuri Binance, ukongera ukayavana kuri Binance uyashyira kuri momo yawe, uyashyira kuri simukadi yawe. Hari abantu batabizi. Ubaye ubonye rero ino video ukuraho MEC za byarakunaniye, watwandikira n'ubundi muri commentaire, nabwo tukazakwereka uburyo ki ukura muri mipase ujyana kuri Binance, ubwo ukavana no kuri Binance ujyana kuri momo. Nabyo hari abantu batabizi. Ikindi ahangaha rero kwiyandikisha usabwa gukora verified. Ibiri ngombwa cyane, kwiyandikisha biri necessary cyane. Nuza kwiyandikisha ukabona birimo birakugora, uraza kunyandikira n'ubundi iyo nimero iri kuri WhatsApp, uraza kunyandikira mbashe kuba nagufasha. Reka nkubwire yuko ahangaha waruri ari kuri Mbere. Reka nkubwire yuko business zacu aragahoraho arakagaruka, business zacu zirahari cyane. Izisaba gushora, izisaba kudashora, ufite umwanya wa investing iki, umwanya wa spending time cyane. Ariko reka nkubwire yuko mi pass nari nakuzaniye umunsi wa none nta mwanya igutwara na motoya, ni iminota mike cyane. Nanjye impamvu bintwaye iyi minota nuko narindi ko ndagusobanurira, niyo mpamvu byadutwaye iki gihe cyose. Mbuze ukuntu rero mbasha kuba nabikuza, nizi ngizi dufiteho izo MEC dufite twazibikuza, ariko video yaza kurambirana. Reka tubonane rero muri video y'ubutaha. Ciao ciao.